kuba Yesu yabinyeretse mu mayetape. Urabona Yesu hari abantu yagaburiye, hari abantu yazuriye abana, hari abantu bagendanye nawe timwami w'abama abandi basasa ibishura, yego indogo bijyaho Yesu ayijyaho, ibyo byose ni ibintu Yesu noneho Yesu iriya filime y'urugendo rwe yarayinyeretse kugera ku rwego igihe Yuda yamaraga gufatwa. Rero umbabarire ngiye guhanurira muri ubwo buryo. Ngiye guhanurira muri ubwo buryo. No kuvuga ngo ibi bintu biri kuba Yesu anyereka. Nimwumve ijwi ryo kuvurungana. Topaya riri mu murwa. Rigaturuka mu rusengero. Niryo Uwiteka. Witura abanzi be. Yabyaye atararamukwa. Ibise bitaraza. Abyara umwana. Ndagira ngo nkubwire ngo imbaraga z'ijambo byonyine iyo waryizeye rikora ibintu bidasanzwe. Ntago ari ibyo nge ndi kuvuga. Jya mu mwuka tuvugane, kandi uyu mwuka ntago wawinjiramo utabanje kumena hahandi hejuru icyo bivuga. Ndagira ngo umene Uwiteka kwite wumva icyo nshaka kuvuga. Ndatwite kandi na Natayi Nozayi Bonefayi Paya. Ndavuga ku ijambo nkunda cyane rivuga ngo Uwiteka uwo yitaho n'ufite umutima umenetse. Witeguye kuri Mama Chance Official gusohora ibintu Uwiteka yanga kugira ngo Uwiteka kwiteho muri iki gitabo cy'ubuhanuzi uko kizagenda kibumburwa. Akwiteho azagira ibintu ahindura mu muntu wowe muntu w'imbere n'umuntu w'inyuma. Nanjye ndakubaza nk'uko Uwiteka yabajije. Haleluya. Mwongera nkumvamo irindi jambo rivuga ngo muzanyubakira nzuki. Witeguye kubakira nzuki Uwiteka? No. Urimo urasharinga ikintu kiri butuma abantu basenyuka bahungabana. Icyo gihe uri kubaka ubwami satanike. Ariko igihe usharinze ikintu gituma abantu bumva ya mahoro twasigiwe nk'isezerano ubwo Kristo yaravuye mu mubiri agiye, ubu uri kubaka ubwami bw'Imana. Ese niba Mama Chance ndi hano kuri kamera wowe unkurikiranye uhagaze mu murongo neza? Bakunzi ba Mama Chance Official, reka tubasuze tubifurize amahoro y'Imana, tubifurize umugisha w'Imana. Mwese mudukunda kandi mwakurikirana ibiganiro byacu. Umugisha w'Imana rero nubane namwe kandi ineza y'Imana ibasesekara ndetse n'abanyu bose. Ndi kumwe na Mama Chance ngize umugisha monye mukeneye. Nishimiye kubana nawe muri iki kiganiro kandi nishimiye ko tugiye kugirana ibihe byiza. Reka nsabe ko mbere ko mwakira wowe duteze amatwi muri kano kanya wihangane dutangirane kandi tuze gusozanya. Nzi ko kino kiganiro uri bugire byinshi wungukiramo cyangwa se usobanukirwa. Mama Chance reka tumwakire. Uraho neza? Muraho neza Nepo. Umeze neza? Meze neza cyane. Utuje cyane? Ndananiwe kandi ndarwaye. Imana igukize. Indwara ndwaye ariko nta birenze. Indwara nca amazi cyane ituruka mu munaniro. Ariko kubera ko ndi imbere y'Imana se cyangwa ndi mu murimo w'Imana, nyuma y'amasaha nk'atatu ndaba nkize urumva ko nta birenze. Twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi. Murakoze cyane. Reka tugusabe kandi usuzune duteze amatwi. Muraho neza? Mugira amahoro. Mumeze neza? Nepo n'umuryango wawe ndetse n'abakunzi bo kuri Mama Chance Official mwese mbifurije amahoro y'Imana naganze muri mwe. Amen. Yego. Yes, Mama Chance rero twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi nko twabivugaga. Ndifuza ko tugiye kugana ku bintu bigiye bitandukanye, ariko reka manze ngusabe kugira ngo ubanze usenga Imana. Uri data wa twese ntawe uhanye nawe Imana. Izina ryawe nirihimbazwe kandi rishyirwe hejuru kuko uri nyakubahwa Yesu Kristo. Ni wowe mwami w'abami, ni wowe wabayeho, ni wowe uriho kandi ni wowe uzahoraho. Twebwe ahacu hazarangira mu gihe nk'icyo duhaye umwanya wo kuba muri kino gihe. Ducishijwe bugufi bwa mbere tugushimira ko ukomeje kubana natwe ukaturindira muri runo rugendo, ukarinda ahazaza hacu mu isezerano ryo kuzaraga ubwami wadusezeranyije. Turagushimiye. Twongeye kugushimira ko umunsi ku munsi utatuba kure, yaba ngewe abakurikiranye kuri Mama Chance Official ndetse n'umuryango w'umwe mu bari
inyuma ya kamera. Muri rusange twese hamwe tugushimiye kutubera amaso, ukaturinda ukaturwanirira mu buzima bwose, haba mu buzima buzakubona n'ubuzima bwo muri isi buzarangira. Twongere rero guca bugufi kuko turi abantu babyariwe mu cyaha, mu ntege nke za muntu. Aho ngaho niho twisanze ducishijwe bugufi na za mbabazi utugirira uko bwije uko bukeye, za zindi uturamburira isi yose ibiremwa byawe bikabaho. Twongeye gucishwa bugufi na za mbabazi utugirira abakwegera, ngo ujya kukwegera abanze ave mu bidatunganye. Natwe rero izo mbabazi ziducishije bugufi kugira ngo ukomeze uzitugirire, unyemerere ntaba ari twe ahubwo izina ryawe riba ari ryo rihabwa icyubahiro. Turagusabye kubw'izo mbabazi Mwami Imana Nyiringabo, ngo uzubane natwe rwose. Nyemerere ubwami satanike butsindwe, ubwami bwe bufungwe, ubwami bwawe buze, utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe umugambi wawe mwiza kuri buri wese bitewe n'icyo ugambiriye cyangwa ugamije, kugira ngo iherezo rya buri wese ririndwe kubyemera kandi ubwami bwawe bwubakike kuri buri wese ubyemera. Ibyo ngibyo nibyo twizeye kandi tukwiringiye mu bushobozi bwawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Amen. Yego Mashatsi, twishimiye kubana nawe rero kandi urakoze ku isengesho ryiza udusengeye. Mu kiganiro twabonye ku Murubavu rwa Yesu TV, hari ubutumwa wavuze yuko igihe cyo kubutambutsa kigeze. Nkimara kumva ko uvuze yuko igihe cyo gutambutsa ubutumwa kigeze, nahise ngira amatsiko yo kugira ngo numenye ubwo butumwa ugomba gutambutsa igihe cyabwo kigeze. Mpita nibuka mu kiganiro twigize gukorana ku Musaraba TV turi ku musozi witwa Gorogota. Hari byinshi wavuze muri icyo kiganiro, ndagenda mbishyira baragenda babyumva. Uyu munsi bimwe bisa nk'ibyasohoye. Ese ubutumwa ushaka gutambutsa ni buriya wavugaga ko igihe cyo gutambutsa kizagira, bimeze bite? Duhera aho ngaho. Yego, ubutumwa wumvishe mvuga mu Rubavu ahanini nuko igihe cyo gusenga amasengesho y'iminsi 40 ku ntsinzi y'umukristo uzarangiza runo rugendo rwo mu isi akazaba muri bwa bwami ari ryo juru twateguriwe kirageze. Ku mukristo ubyiyumvamo, kuko 40 ntago ireba abantu bose, ahubwo irareba umuntu wabihisemo. Kuko iri juru tujyamo saga hato, iri juru tujyamo nta gufatwa ku ngufu, ahubwo iri juru tujyamo ni amahitamo y'inzira wemeye kunyuramo. Rero igihe kirageze kandi kirasohoye mu myiteguro irimbanyije ku mugeni wa Kristo, kugira ngo bitegure iminsi 40. Yego, n'ubutumwa bwa mbere amasengesho y'iminsi 40 ku mukristo wese. Yego, aratumiwe. Aratumiwe mu nsengero z'abashumba se cyangwa abapotre bemera ayo masengesho. Aratumiwe ku mukristo wayasenga ku giti cye. Muratumiwe no mu Rubavu rwa Yesu, ariko by'umwihariko ahangaha mu gitabo cy'amahishurirwa kuri Mama Chance Official naho nifuje kubabwira ubwo butumwa. Aya masengesho rero ni amasengesho y'abatubanjirije, harimo ba Eliya na ba Mose uhishura amategeko n'amabwiriza mu rugendo, Eliya usobanura ijwi ry'Imana, yego, mu buhanuzi kubw'imbaraga za Mwuka Wera, na Yesu Kristo uhagarariye ubutumwa bwiza muri rusange, yaba amategeko n'amabwiriza muri Mose no muri Eliya nk'umuhanuzi, no muri Kristo ari we wihishura muri ayo mashusho yose, kugira ngo umugenzi arindwe bitewe n'igihe tugezemo. Twe ntago tukiri mu gihe cyaba Mose, turi mu gihe cyaba Eliya, ariko turi ku ngoma ya Kristo. Yesu rero aza kuducungura, nawe hari ikintu kimwe yakoze, yasenze aya masengesho kugira ngo intsinzi ayibone. Umukristo wese rero akeneye intsinzi ku bw'aya masengesho y'iminsi 40. Ibisigaye ndumva hari umuntu azagenda bisobanura uko Imana izagenda inyobora, yashima ko mbisobanura mu rusengero mu Rubavu rwa Yesu, yashima ko mbisobanura aha. Ubwo nibwo butumwa bw'ibanze. Ubundi butumwa bwa kabiri ni ubutumwa nasohoye ku musozi wa Gorogota, meze nk'umuntu uriho igitutu cya Mwuka Wera, kuko nge nari mfite ubwoba bitewe n'ibyo nabonaga bizambaho ku bw'ubwo butumwa. Urabizi, warampamagaye, twe dufitanye gahunda ku Musaraba, ndakubwira nti reka sinkije ku Musaraba aho mukorera,
aderese y'umusaraba, ahubwo noherejwe i Gologota. Rero niho ngiye gusohorera ubutumwa. Icyo gihe uba imfura cyane, uyoborwa n'umwuka w'Imana, urambwira toke ndaje, hano hari n'abakozi b'Imana turi kumwe, natwe turaje. Buriya butumwa sinzi niba utaritegereje, nabutangaga mfite igihunga, amaso yanjye hari ibyo yabonaga, nabonaga nkomerewe cyane. Ngira ngo uranabyibuka, hari umuhanuzi waje, wenda turaza kubigarukaho, nawe aza ameze nk'uhanura ibyo ndi kubona, yitwaje igiti. Rero ubutumwa, igihe cya buriya butumwa kirageze, kirasohoye. Kuko buriya butumwa nubwo nabusohoye mu ncamake no mu migani, igihe kirageze rero cyo kuburambura, kuko burahari, buri mu gitabo. Simbizi rero ubu ngubu bitewe n'iminota turi buze kuvuga ku igeno ry'iminota, ariko ubutumwa burarambuye, ntabwo bugarukira hariya nabutanze. Harimo n'ubundi ntavuze, ngira ngo nanabikubwiye, ndakubwira n'ubwo busohotse hari ibindi bice bibukurikira. Yego, ubwo akaba ari cyo cyiciro cya kabiri cy'ubutumwa. Yego, Imana iguha umugisha cyane, kandi dushimiye n'abaduteze amatwi. Nkomeje kugenda mbashimira. Wari wambaye iyo shati nanone, reka gato abantu batagira ngo wenda ni ibintu by'amagambo, reka manze mbumvishe akantu kamwe hano. Hari icyo bitwaye? Nta kintu bitwaye. Imana iranyereka izo nama izimpa ari nk'amakuru impaye. Ngira ngo abo dukunda kuba, nakunze kubabwira ngo hari ubutumwa mpabwa nkabika, nkategereza kuzabusohora. Mu by'ukuri ikintu cyantunguye, ejo reka mvuge ejo, kuko ejo ntabwo ari ngombwa ngo mumenye uwo munsi uwo ari wo. Ejo hashize, yego, nari nibereye ahantu turi kwiganira n'umuntu, mbona mesaje iraje. Ariko iyo mesaje ni akagambane nari nakorewe ko kunsebya. Ariko ako kagambane mbona gaherekejwe na bamwe mu barozi babiri bavuye ikuzimu. Nari ntangiye no kubabara, mbonye abo barozi ndavuga ntingiye ku rugamba. Ntashye ndi kubwira Imana ngo ese Mana, biriya bintu ni wowe ubyemeye cyangwa si wowe? Niba ari wowe ndabyakiriye, uzabane nanjye. Niba kandi atari wowe Mana, nabwo uzabane nanjye, gusa bibuka ushaka. Ubwo mu gihe nsenze gutyo ndiryamira, kwa kundi tugera mu masaha yo kuryama. Mu rukerera kenshi ubutumwa nkunda kubuhabwa mu rukerera, kwa kundi abantu baba babyuka mu masaha y'inyoni ziri kuvuga. Ngiye kubona mbona ya filime nabonye y'inama z'ikuzimu, mbona iraje. Ngiye kubona mbona rwa rupapuro rwa message nohererejwe, mbona narwo ruraje ngo iyi message yaje nk'ikimenyetso kikwereka ko igihe cyo gusohora ubu butumwa kigeze. Hari ubutumwa mpabwa nkabwira ngo genda ubutange. Reka tube turekeye aho ngaho, tuzongera tugere tumvisha ko umwuka aradushoboza. Hano wavugaga yuko wabonye message, wari uri kugenda ubona message, ubona hari ugiye kwinjira mu rugamba rwo gusebywa n'abantu. Uyu munsi we nubwo mbona ntacyo bigutwaye, ubukomeye bitewe ni ubwo Imana ko mufite ko mubanye, urwo rugamba nakeka ushobora kuba ururimo. Ese ruwa rugamba avugaga ari abantu bagiye gusebya, ugiye kurwana urwo rugamba, rwaba ari kino gihe urimo cyangwa dutegereze ikindi gihe? Kiriya gihe ibyo navugaga biri prolonge, bikaza bigahura na kino gihe. Niba ubyibuka neza, hari igihe Imana yantumye gusohora ubutumwa bw'urushako. Ndaza mvuga ibintu by'urushako. Icyo gihe ikuzimu hahita hahaguruka abarozi babiri, baravuga ati wowe uraza kutumenera amabanga, turaje tukwanike. Ndabasubiza ndababwira ntimuranyanika se, mwigeze mumesa? Nuko nabashubije ntimubanze mumese, ico ryose rinshireho. Nimuramuka mushoboye kumesa ntimunyanike. Ubwo twari dufite uko turi gukominikana, bishatse kugira icyo bivuga. Icyo nshatse kuvuga, hari ikosi Imana idushyiraho ry'ubuzima bwo kubabazwa, igira ngo iguteguremo umuntu w'ahazaza izakoresha. Iryo kosi rero niryo cyo navugaga, mbabwira nti nimubasha kumesa hariya mukanshobora, munanyanike. Okay, ndabyirengagiza. Muri uko kubyirengagiza rero, abo badayimoni bahagurutse, bahagurukiye mu ijwi ryo kuvuga ko nsenya ingo. Ariko iyo tugiye kwinjira mu rugamba, urugamba ruza mu byiciro bitatu. Hari urugamba rw'amakosa uba wakoze, hari urugamba rw'ibitero Satani aba yagabye nyine mu bwami bw'Imana aho utuye,
hari n'urugamba Imana ikwinjizamo kugira ngo igutoze kuba ushaka ko ubawe. Urwo rugamba rero ruje ntago namenye ko Imana yemereye buriya Satani n'Imana bajya bagirana ikiganiro ku muntu. Hari abo numvishe bantera amabuye reka ibyo ni imyuka mibi. Muri Bibiliya bajye basoma biba birimo. Yobu buriya kugira ngo amere kuri ya Satani yagiranye ikiganiro n'Imana, Imana iramutanga, imaze kumutanga iravuga ngo himye ubugingo bwe. Rero urwo rugamba narubonaga ariko nari ntaramenya ikigiye kuruzana. Maze kumenya rero ko Imana yabyemeye naratuje. Hari ibintu rero bitubaho Imana ikabyemera kugira ngo ibone uko yereka Satani ko ari umunyantege nkeya. Kwemera kwanjye rero nakunze kwemera ndavuga nti yego ingo ndazisenya. Buriya rero Satani kiriya kintu cyo kuvuga ngo senya ingo arabizi ubutumwa bwe na mishoni ye mu kwambara ishusho yo kwera, akagira ibintu ashaka kubaka agaragaza ko byubatswe n'Imana kandi ari mishoni yiwe. Naramubangamiraga. Ntago namubangamiraga mu byubakitse kuko hari ibyiringiro ko igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, urugo yubatse akarusohokamo Imana ikaruhagararamo. Ahubwo nagiye mubangamira mu bakobwa bafiyansanya n'abakobwa n'abasore nkabihagarika mu buhanuzi. Ubashije kumva ukuri akabihagarika, utumvishije akazabisanga imbere akaza akavuga ati Imana imbabarire sinayumviye bya bintu byasohoreyeho. Muri ubwo buryo rero nabangamiyemo Satani kugira ngo nemera ko nzisenya, ariko nago nasenyaga izubatse, nasenyaga izamaze kubakika muri rwa rukundo. Yego hariya niho ngiye mbonera urugo, hahandi abantu babiri bamaze kwemeranya batarabitwereka twebwe. Ibyo rero ni rwo rugamba navugaga. Satani rero buriya azi viziyo yacu, nyine areba nyine imbere yacu. Navugiraga hamwe ingamba. Yari abizi neza muri buriya butumwa bw'Igorogota ko hari andi mabanga nje kumena turenze icyiciro cy'abashakanye. Aranyitambika rero buriya navugiraga hamwe muri rusange, mfite ubwoba bw'ibyo ndi kubona, nkabona ngiye nk'umuntu uri mu mubiri ntazabishobora, ariko hari Kristo ujya uduha imbaraga akadushoboza. Biriya rero navugaga nkimara kubisohora buriya butumwa, ngira ngo wabonaga ko navuganaga n'igishyika meze nk'umuntu uri kuvuga ariko ngewe ntahari. Wabonye ko hejuru hahurudutse n'umuhanuzi, nanyumva ntago yahurudutse, ariko uburyo yagendaga wabonaga nawe atari we. Buriya nifuhe nawe ry'ibyo yabonaga. Ngira ngo wabonye ko abahanuzi twari turi kumwe nabo babaye nk'abagize ikibazo. Twari twatatswe hariya hani kuzimu barazikutse, kuko muri buriya butumwa harimo amabanga nzamena agahagurutsa izindi ntambara zo kubeshyerwa, kugambanirwa, kirabaye n'ikigare twafashaga turakanyanyagiza. Ubwo rero yaba ibi biri kuba ubona ngiye bidafite icyo bintwaye, yaba nibigiye kuza, nambariye urugamba nta bwoba mfite. Yego nambariye urugamba nta kibazo mfite. Yesu yarankomeje kandi nta kiba atakinyeretse. Ngewe ndi tayari, niba ari igikompora nzagikubita, niba ari ukurashisha imbunda nzayikubita. Haduye icyo niteguye ni ukurwana nawe kandi intsinzi ya Kristo ndayizeye. Muri make ibyo navugaga nibyo byibindimo, kandi hari n'ibindi bije. Gusa bije ndi kubona Yesu afite umujinya kandi aje kurwana inkundura. Ubu ngubu Yesu afite imbabazi nyinshi n'impuhwe arimo ararebera. Yego ariko ibigiye kuza nyamuneka abantu bitonde. Bene bariya bari guha amafaranga ngo baze batitire bajye mu mwuka, baze basebye mama chance bari mu mwuka, mugende gake mubanze musenge, ikibuga cyanyereye. Yesu mutagongana. Nabariya bicara bagahimba ngo buri wajya guhimbura ya mugore nkamuriraho hiti. Yego bariya rwose ndakugira inama bagende gake. Yesu ndi kubona ari kubareba n'igitsure n'umujinya. Yego nabariya rero basesengura. Yego ni musesengure cyane, bariya ndabashaka bihute, kuko bariya bari abasesenguzi bashorewe n'umugambi w'Imana kugira ngo icyo yagambiriye kigire gute gisohozwe. Rero ndashaka cyane haza abasesenguzi mu rugamba rwanjye. Yego ndi kurwana ku bwa misiyo mfite kuri izi mbuga nkoranyambaga kugira ngo umugeni wa Kristo akomeze arimbishwe. Ndahamagara abasesenguzi cyane cyane, uwumva ashaka gusesengura ubutumwa bwa mama chance basesengure, ariko mwisesengura. Nibajya bajya kunsesengurira mu ijambo, ubwo butumwa ngo basesengurire mu ijambo, ndabagira inama ntibagasoma akarongo k'agace. Bajye bagenda basoma igice cyose,
kuko ubuhanuzi sohora ntabwo buri mu gace kamwe, agace kamwe karimo kwagura ubwami satanike, ariko usomye igice cyose ubasha gusobanukirwa, kuko ubuhanuzi bwa buri wese twagenewe, umuntu wese akaba umuhanuzi w'ubuzima bwe. Bibiliya ubwayo ni ubuhanuzi. Rero wowe usesengurira mu gace kamwe ntaho utaniye n'ufata agace kamwe mu buhanuzi natambukije akajya kugasenyesha mbaga nyamwinshi. Mugende musesengura, ariko munsesengurire mu gice cyose, ntimunsesengurire mu murongo. Ikindi ndagira inama abantu bakurikirana Mama Chance Official, mwitonde niba udafite umwanya wo kumva ubutumwa bwose ngo burangize, rwose igendere, yego ujye kumva ibindi. Ndabagira inama ujye utangira ubutumwa unabusoze. Murakoze. Yego, urakoze cyane. Cyagiye Imana ibikubwira, watanze ubutumwa, ariko nyine ubona ko ufite igishika cyinshi, ndibuka ko nawe ageza ugatokera ati mu izina rya Yesu Satani gushaka kumbuza, ndabona ibitero biri kuza. Niko wavuze usibye ko ntabwo nibuka niba kanara kayikiye muri video, ariko wavuze ati ndi kubona ibitero byinshi bishaka kuza gutuma umugambi w'Imana udasohora. Ariko ndabyibuka abantu twari turi kumwe uri gutambutsa ubutumwa, afata umwanya barasenga, barataka hirya batangira gusenga. Niho washoje ubutumwa hahita hahinguka umuhanuzi hejuru, umuhanuzi w'umugabo Kavuzanduru, yitwa Kavuzanduru, reka tumuvuge nta kibazo. Ahari ndamusuhuje pe, ntabwo aba kuri zino mbuga, ariko ni umukozi w'Imana cyane rwose. ahubwo ati witegure, ndabyibuka ibyo yakubwiye, ugiye kurwana urugamba yego rw'uruvugo, kandi uzarwanwa nabo utatekerezaga ko bakurwanya. Yarabwiye ngo ntabwo uzarwanwa n'abapagani, oya, ati bene so, ati witegure kurwana. yego, ati ndabyibuka ibyo bintu yakubwiye. Ariko ahanini cyane, ese urugamba uriho ni imigambi ya shitani wahishuye akaba ari cyo uri kuzira? Icyo kintu nibajije ahangaha, uretse gato kunsubiza uhita unsubiza. ntabwo ndi bugusubiza, ahubwo nari ngiye muri emotion yanjye. Uretse gato impamvu mbwe uraza wasubiza neza. Nambo ni kuzimu. Hari ukuntu mu buryo, niba navuga ngo ni uburyo buri muri siyansi, batubwiye ko ikuzimu nyine ari hasi aha. Mu buryo bugaragara baca hasi aha mu mazi, mu myobo, mu matuware tunyuramo, bakadutangira bakavuga ati wowe uraca aha nkande, nta gipasiteri kihanyura, nta bushumba buhanyura, nta cyubahiro kihanyura, kuko nabo bagize bate, barabifite. Mbega nta titire runaka inyura aha hejuru. Ikintu kihanyura ni kimwe, kuba bakubonyeho ikimenyetso cy'amaraso y'uko wejejwe. Bijya kuvuga ngo icyubahiro ikuzimu baragitanga, Tokiya, icyubahiro ubu buhanuzi dukoresha nabo barabukoresha. Ibi turi kurwanira, ibi bintu abantu barwanira bize gute, batambye bahagarariwe n'abandi. Rero ntago ngewe Imana yanyeretse ari hasi aha, ahubwo ni hejuru aha. Nidukirana n'imyuka idafite izi nyama n'amaraso, nta handi iri hejuru. Ishinzwe gutangira abera bagiye mu kirere cya gatatu gusenga, nta kindi rero bagutangirije. Yewe niyo waguruka kuva mu gitondo icyumweru kikarangira, imirimo bayitangirisha ikintu bita kwera. Iyo bagutangiriye rero, nibura ukabona umuvuganizi bitwa kutagambirira ikibi. Yego wabiguyemo ariko ntiwagambiriye ikibi, ni ukuri barakure ku gatambo kwibonera. Rero ngo aho biti kuzimu ngo bamanuka bakajya, ntumbaze, ngiye kwirebera mbona inama. Zari inama ziri mu byiciro bitatu. Yari inama y'abazimu, inama y'abadayimoni n'inama y'abarozi. Ariko iyo nama y'abarozi yari ihagarariwe n'abarozi 7, inama y'abadayimoni yari ihagarariwe n'abadayimoni 3. Nabonaga ari abadayimoni bamanukanye na Satani, ariko bafite ubutumwa n'ubundi nzongera amasomo. Yes, wenda uzongera uvuge n'ubutumwa, ariko icyo nashaka kwerekana hano, werekanaga imigambi ya gishitani, uhishura nubwo tutabyumvishe byose, uhishura ibigiye kuba, imigambi ya Satani ugiye gukoresha abitwa abazimu, abitwa abadayimoni. Ariko usoza uvuga ngo abantu nibasinge kuko biraje. Muri buno butumwa ntiwajya uvuga ngo ndabona ibitero bishaka kurwanya kugira ngo natambutsa buno butumwa, avuga ati abantu mumfashe gusenga bari hano hafi, abantu bagufasha gusenga. Ese ibi uri guhura nabyo Mama Chance ryaba ari ifuhe ry'ubutumwa watambutse utagomba kubutambutsa? Nicyo nashaka kubasa. Ni ukuvuga ngo
buno butumwa nagombaga kubusohora kuko hari abantu 32 bwarokoye ku musaraba, ariko aba bantu si abakurikirana umusaraba mu buryo bwo kumva gusa bakajya kubaka agakiza, ahubwo ni abakurikiranye umusaraba mu bigendanye n'imihamagaro bararokoka. Rero ubu butumwa bugarutse mu gihe nk'iki ndi kurwanywa mu bigendanye n'ibyo nahanuraga kugira ngo bugire abandi burokora. Yego, urabona Yesu kuba ku musaraba, hari abantu bamureba kuri ku musaraba bagakira bagakizwa. Yego, ubutumwa rero bugarutse, ubu nicyo gihe cyabwo cyo gukora, kuko ubwabwo yego bugiye kurangiza intambara yo kurwanya ubushake bw'Imana mu muhamagaro wo kubaka ubwami bw'Imana ku kiremwa muntu. Yego, nuvuga ngo biriya navugaga, biriya barwanaga na buryo basenga, biriya muhanuzi yaje ahanura, ni ibingibi nyine muri kubona. Ariko ndabanza tukiraha ndashimira abantu batagaragara basenga, bafite iyerekwa rya bino bintu bari gusenga, Mana irwanirire, cyangwa ugu narababonye, i Butare narababonye, muri Amerika nabonye abantu 2 ntibanamvugisha. Yego, muri Australia nabonye y'umumama, hano i Kigali naho nabonye groupe y'abantu 6 ntibajya bamvugisha, nabonye abantu bari gusenga. Rero gusenga kwanyu kwarumvishwe, umuvuduko byari bifite byari ibintu bikabije biteye umubabaro, kubona abapasiteri bagera muri 6 bose bajya ku makamera bajya gusenya umuntu w'Imana mugenzi wabo, kubona abahanuzi biyita ko bakomeye kuko ukomeye ni Kristo, kubona ngo abantu ngo bamamaye ngo bazwi mu bintu by'Imana, yego baza gusenya, bo barabibonaga nyine, nanjye narabibonaga. Habayeho kuba uri mu mubiri wacika intege ugacogora, ariko kubera ko Imana yari yarabinteguje, yego ndashimira Imana ku bw'ayo masengesho y'abo bantu, kuko umurimo w'Imana si uwanjye ngenyine. Mama Chance, umurimo w'Imana ni mugari. Umuhanuzi nakunze kubivuga, ni itorero ry'Imana rigari. Ibi mba mvuga si umukiro w'umugeni gusa ugiye kuzabona Kristo tuvuye muri iyi si, ni n'ubuzima mu ijuru twateganyirijwe tukiri mu isi, kuko ijuru turitegura tukiri mu isi. Rero biriya navugaga ni iki gihe. Aha reka tugiye kuguha akandi kanya kugira ngo tugezeho n'ubundi butumwa ufite, kuba tugiye kufite ibice 2, ariko cyagiye ubwirwa yuko ugiye kwinjira mu rugamba, ukabwirwa ko ari bene so. Abo wabonye bari ku rugamba, bayoboye urugamba muri iki gihe urimo, nibo wakekaga? Ese ukibona aba bantu ari bo bayoboye urugamba, ari we gutanga amabwiriza y'urugamba, ari we gukubita imijugujugu, kandi ari bo bene so, mwanabanye, bamwe mwasangiye igaburo ryera, abandi mwasangiye ibibazo n'ibigeragezo nk'uko Pawulo abivuze, twahamagaranyije ibyo rikemura, bafata Bibiliya bakabeshya ko kuvuga ijambo ry'Imana, bakavuga ngo iravuze, nabyo mbivuge. Hakazaho n'abahanuzi bamwe na bamwe, nako Imana ibabarire, abiyita abahanuzi bamwe na bamwe, bagafata ibiguzi bakaza bakavuga ngo Imana iravuze kandi itavuze. Kuko njya rumwe twavuganye arambwira ati rwose iriya nirigondi, Yesu we, ati iriya nirigondi nategaga, ati rwose nta kimana yamubwiyeho, ati nagiye nizamuke. Umwe twaravuganye nawe arabizi nakuriye cyo kiganiro, ari buze kunyumva. Ntabwo ndavuga izina rye, ko nawe se biriya bintu ni Imana bikubwira binyujije mu kwicana. Arambwira ati ndi imbere y'Imana nirigondi, nandi kwitegera irigondi, ngo ndeko irigondi ni irikize. Irigondi ibintu abantu bita abahanuzi, ni tekinike yo gukoresha batuburira abantu. Barabikora cyane. Iyo umuntu ngo Imana yavuze ngo kandi itavuze, nukora iki ngiki birakunda, na Bibiliya 20 iyo uzimuhaye ngo niko Imana ivuze, irigondi riba riciyemo. Iyo byanze nibyo bita irigondi, iyo byanze abatege nateze irigondi iryanze, uri kumva? Ni tekinike bakoresha abo bantu y'irigondi. Amwe ati gani irigondi ndi gutega, ati mbabare ritaza Imana, ati navuye no ngo mfashe nabona ryankoraho, abireke nta bya proding. Abanyamakuru ntago mwabireka. Urumva rero iyo icyo mvugiye kino kintu, urumva ko haje ibitero bitandukanye, abiyita n'abahanuzi ku munsi wa mbere, abita ko mwiganye, mwavukanye n'ibindi byose. Ukibona bino bintu nibyo wakekaga? Ntago naketse,
ahubwo nagize ubwoba nyine nibyo wakekaga Imana iri kubwira ko ibyo bisohoye wumvaga ari bo babikora. Oya, bigitangira ntago nahise menya ko ari bwa buhanuzi na bya bindi twabonaga twarwanaga nabwo, ahubwo ngiye gusenga iriya filime nibwo yangarutse imbere ndavuga yo Mana, igihe kibi kirasohoye, unyuzuze imbabazi nyinshi n'urukundo, mbabarire, kubera ko bino bintu biri kuba Yesu yabinyeretse mu mayetape. Urabona Yesu hari abantu yagaburiye, hari abantu yazuriye abana, hari abantu bagendanye nawe ti mwami w'abama, abandi basasa ibishura, yego indogo bijyaho Yesu ayijyaho, ibyo byose ni ibintu Yesu noneho Yesu iriya filime y'urugendo rwe yarayinyeretse kugera ku rwego igihe Yuda yamaraga gufatwa. Rero umbabarire, ngiye guhanurira muri ubwo buryo, ngiye guhanurira muri ubwo buryo. Ni ukuvuga ngo ibi bintu biri kuba Yesu anyereka, yanyeretse, urabona iriya sheya ikorwa mu barokore, hari n'umuntu utavuga agasheyaringa, bariya bari mu cyiciro cya ba bandi bavugaga ngo na hariya muri komenti batukana, sheya na komenti baragereranywa na ba bandi bari muri Yesu ngo nabambwe. Ushobora kuvuga gutya bakavuga ngo noneho yiyise Yesu. Njye nababwiye ko ntariho, ari Kristo uriho muri njye. Ibyo nkorerwa byose buriya ntabwo ari njye uri kubikorerwa, ahubwo ni Kristo uri kubikorerwa. Noneho niba ari Kristo uri kubikorerwa, we yanyerekaga nyuzuza imbaraga bariya bavugaga ngo nabambwe, niba ari abatukanaga muri komenti twarasangiye, niba ari batukanaga muri komenti twarasenganye, niba ari batukanaga muri komenti twaragendanye, yego, niba ari abasheyaringaga iyo mu byaro, iyo mu mijyi hose basheyaringa, yego, bari kubaka ubwami bwa Satani, yego, bariya baragereranywa na cya gihe Yesu n'abandi bavugaga ngo nabambwe. Icyo ni icyiciro cya mbere, yego. Noneho hari ikintu cyabaye kuri Yesu, hakorwa inama, hafata imyanzuro n'ubusesenguzi, yego. Bariya rero basesenguraga baragereranywa na bariya batambyi, yego, na bariya abafarisayo basesenguraga Yesu. Noneho bariya bari guhabwa ibiguzi bakazi bakavuga ngo basenze buzuye umwuka wera, bagahabwa ibiguzi. Umwe we namubonye igihe Yuda yajyaga kugura Yesu, buriya Yuda ntago yaguze Yesu muri ariya mafaranga azi ko Yesu bari bumufate, oya, nabyo yarazi, ahubwo Yuda we yumvaga ko amafaranga ari bajya gufata Yesu bakamunanirwa. Rero bariya baza biyuzuza umwuka wera, abantu b'Imana murabizi, hari n'abarose murabibona, abandi murerekwa, bari abagereranywa na Yuda. Hari n'abagereranywa na Petero igihe Yesu yamubwiraga ngo inkoko irabika gatatu maze kunyihakana. Inkoko irabika umaze kunyihakana gatatu, yego, inkoko irabika, urumva, umaze kunyihakana. Rero hari n'abandi nabo bagereranywa na Petero, bamaze kumenya ukuri baca bugufi basaba imbabazi nka Petero. Rero wowe wariye ibiguzi, uzi ko Yesu atari bufatwe, wishakira kugira ngo wirire ayo mafaranga ngo babone na za hiti, ntumbaze izo hiti ibyo ari byo, yego, ndagira ngo nkubwire ngo urasabwa kwihana, kuko nutihana ibyabaye kuri Yuda nawe bizakubaho, yego. Ndabivugira kuri Mama Chance Official, ni ukuri bizakubaho uramutse utihannye. Niyihana ni ukuri uyu wariye ibiguzi ngo aze kubeshya ubuhanuzi budahari kugira ngo Mama Chance asenyuke, we yasingiye mwarimo musenya, ni Kristo wantumye. Niwihana Imana izakubabarira, ariko nutihana ukinangira, ibyabaye kuri Yuda bizakubaho. Uyu muntu nutihana, ndabikubwiye, njya ahangaha ntago nje guhanura kugira ngo bizagusohoreho bemere ko ndi umuhanuzi, babyemere cyangwa bareke kubyemera, ngewe ubwanjye ndabizi ko ndi umuhanuzi. Niwihana ubwami bw'Imana buzubakika, ariko nutihana hari urupfu uteguriwe mu buryo butatu: hari ugupfa wiyahuye, hari ugupfa imodoka igukubise mu muhanda, cyangwa ukarwara indwara ugashwanyuka. Urwo ni rwo rupfu yariye. Kirazira kugambanira umwana w'Imana ubizi ko neza ari umwana w'Imana. Ikindi cyiciro gikurikiyeho ni abatwaje umusaraba Yesu, yego, abo nabo barahari. N'uwatanze imva, wowe watanze imva, Mwuka w'Imana yambwiye si umwe uri mu Bufaransa, yego, undi uri mu Rwanda,
ni mu bantu bagera nko muri 20 muri iyo mwibanga mwatwaje Yesu umusaraba, abandi mutanga imva. Umwuka w'Imana yambwiye ngo mwitegure kubona impinduka y'ubutabazi bw'Imana mu bibazo mwari mufite, kandi n'ukuri Imana ije kubagirira neza. Habonetse na Mariya rero nyina wa Yesu, wagendaga muri comment yandika bakabisiba. Rero ibi bintu ndagira ngo mbwira abantu b'Imana ni muhumure, ubwami bw'Imana bukomeje kubakika kandi mission ya Yesu irakomeje. Yego, icyangombwa nuko ubwami bw'Imana bwubakika, icyangombwa nuko umugeni wa Kristo akomeza kurimbishwa. Ibi byose Imana yarabyemeye, kandi kubw'umugambi w'Imana hari icyo Imana igambiriye. Kandi n'ukuri n'abari gusenga ngo bihagarare, uko mubihagarika niko muhagarika umugambi w'Imana. Ni mutuze, uwatangije urugamba ni nawe uzarusoza. Tukiri aho ngaho rero, ubu butumwa mu bigendanye n'ibibazo nagiye mbazwa, ntago ndi bubusohorere mu bibazo. Ngira ngo nakubwiye uburyo turi buze kubusohoramo, buraza ari icyiciro cya kabiri, kuko ibi ngibi biraza mu bibazo byari bimeze nk'urujijo ku bantu bo kumusaraba aho nabutambukije, n'abantu baza kumusaraba ari abashyitsi bigendera. Yego, igihe cyabyo cyari ibi. Ndagira ngo rero sengere abantu baza gukurikirana Mama Chance kuri Mama Chance Official, igitabo cy'ubuhanuzi kuri Nkunda Amahoro. Yego, ni mutuze, Uwiteka umurimo awubereye maso. Ni muhumure, Imana igambiriye no kugikora izagikora. Kandi nk'uko Kristo yadusigiye umufasha Mwuka Wera yiteguye kudufasha muri byose. Igihe rero cyo gusohora ubutumwa, igitabo cy'amahishurirwa ni iki ngiki. Rwose ndabasabye mujye muza mukurikirana iby'Imana yampaye, uko Imana izajya ibimpa mu bushobozi se cyangwa mu ntege nke zanjye nk'umuntu, nzajya mbisohora. Ariko Kristo muri njye arihagije kugira ngo ibintu bigende neza. Rero umuntu tuzabana wese kuri Mama Chance Official, tugiye gusenga kugira ngo Imana ishaka kuzakura muri buno butumwa Imana yampaye, nise ngo bubitse mu gitabo cy'amahishurirwa. Ndagira ngo ngusengere kugira ngo Imana yagambiriye gukora izagikore. Ariko mbere yuko senga, ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 62, urahera ku murongo wa mbere. Yego, ngira ngo urabizi ko ntajya asoma ijambo ry'Imana ngo nsome umurongo. Yego, urahera ku murongo wa mbere, aho turi bugarukire ndakubwira ntigarukira aho, ubundi tuhite dusenga. Reka twumve ijambo ry'Imana mu Yesaya 62, duhere ku murongo wa mbere. Yego, Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzuki, kandi aho nzaruhukira hazaba ari hantu ki? Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye, bikabaho byose, niko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, ugahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Ubaga inka ahwanye n'uwica umuntu, utamba umwana w'intama ahwanye n'uvuna imbwa ijosi. Utura ituro ahwanye n'utuye amaraso y'ingurube. Uwosa imibavu ahwanye n'usabira igishushanyo gisengwa umugisha. Nukuri koko bitoranirije inzira zabo ku bwabo. Imitima yabo yishimira ibyo bazira. None nanjye nzabatoraniriza ibibashukashuka, mbateshe ibibatera ubwoba. Kuko ubwo nahamagaraga ari nta wanyitabye. Igihe navugaga ntibumvise, ntawigeze yumva. Ahubwo
ahubwo bakoraga ibyo nanze, bagahitamo ibibanezeza, ibitanezeza. nimwumve ijambo ry'Uwiteka, yemwe abahindishwa umushyitsi n'ijambo rye, bene wanyu babanze bakabahora izina ryanjye, baravuze bati ngaho Uwiteka nahabwe icyubahiro turebe umunezero wanyu, ariko bazakorwa n'isoni. nimwumve ijwi ryo kuvurungana, topaya riri mu murwa, rigaturuka mu rusengero, n'iry'Uwiteka witura abanzi be, yabyaye atararamukwa, ibise bitaraza, abyara umwana w'umuhungu. ninde wigeze kumva bimeze bityo? ninde wigeze kubona ibisa bityo? mbese igihugu cyavuka umunsi umwe? ishyanga ryabyarirwa icyarimwe? nyamara i Siyoni habyaye abana hakiramukwa. mbese nzatuma batwita ne gutuma babyara? garukiraho. ese nzatuma batwita ne gutuma babyara? nibyo Uwiteka abaza, niko Uwiteka ari kubaza. garukiraho. wowe turi kumwe kuri Mama Chance Official, uyu Mama Chance uri imbere yanyu, ngewe Anonayi taya zire bone enotakitaya nebotayi. aha Yesaya hararangiye, ubiki nicyo gihe cyanjye, ariko ngo ifoto y'urwibutso barayidusigiye, twagendanye nabo, twavuganye nabo. Imana iha umugisha ikorari. nge Yesaya njya mwumva nepo, Yesaya ndamwumva. ijambo ry'Imana riraryoha, ijambo ry'Imana ni uburyohe. njya muri cyo ngereranya ijambo ry'Imana. aka kanya ntabwo nje kubwiriza, nta nubwo nje kwigisha, ariko muri iri jambo ndagira ngo mvuge ku bintu bibiri gusa, ubundi twisengere. ndavuga ku ijambo nkunda cyane rivuga ngo Uwiteka uwo yitaho n'ufite umutima umenetse. witeguye kuri Mama Chance Official gusohora ibintu Uwiteka yanga, kugira ngo Uwiteka akwiteho muri iki gitabo cy'ubuhanuzi, uko kizagenda kibumburwa, akwiteho, azagira ibintu ahindura mu muntu, wowe muntu w'imbere n'umuntu w'inyuma. nanjye ndakubaza nk'uko Uwiteka yabajije. haleluya. mwongera nkumvamo irindi jambo rivuga ngo muzanyubakira nzuki. witeguye kubakira nzuki Uwiteka? no bayizayi. nkongera nkavuga kuri irindi jambo rivuga ngo utanga gutwita ni nawe utanga kubyara. njye Mama Chance ndatwite, njye Mama Chance ndumva ntwite, kandi ngewe ibintu ntwite igihe kirageze kugira ngo mbyare. none Uwiteka wamaye gutwita ntago azama kubyara. iri jambo abagore bajya kubyara ku isi ku bwa misiyo y'Imana bakunda kuryizereramo, abarozi babafashe bakabarekura, ibyatumaga batabyara bikareka. ndagira ngo nkubwire ngo imbaraga z'ijambo byonyine iyo waryizeye rikora ibintu bidasanzwe. ntago ari ibyo nge ndi kuvuga, jya mu mwuka tuvugane, kandi uyu mwuka ntago wawinjiramo utabanje kumena hahandi hejuru icyo bivuga. ndagira ngo umene Uwiteka akwite, wumva icyo nshaka kuvuga. ndatwite kandi na Natayi Nozayi Bonefayi eno paya tozayi. ndagira ngo nkubwire ngo ese muri Mama Chance Official ahanjye hazaba hararangiye, ngewe narasoje urugendo, wowe uri kwitwara ute cyangwa uzitwara ute? ndagira ngo mvuge none Imana iri kukuboneka kwishimira. uri kubaka ubwami bw'Imana cyangwa uri kubaka ubwami satanike? ndagira ngo wisuzume
urebe ahantu uri, ndagira ngo urebe ahantu uherereye, ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyose urimo urasheyaringa ikintu kiri butuma abantu basenyuka bahungabana, icyo gihe uri kubaka ubwami satanike. ariko igihe usheyarinze ikintu gituma abantu bumva ya mahoro twasigiwe nk'isezerano ubwo Kristo yaravuye mu mubiri agiye, ubu uri kubaka ubwami bw'Imana. ese niba mama Chance ndi hano kuri kamera, wowe unkurikiranye uhagaze mu murongo neza, reka dusenge, reka dusenge, reka dusenge, ca bugufi dusenge, umene ku mutima. ntabwo Imana, reka mbabwire, guca bugufi n'abadayimoni bakunyuramo, guca bugufi imyuka satanike y'abarozi babinyuramo, ariko kumeneka satani najya hanyura. muri kino kirere cya kabiri hari bariyeri itangira abantu baciye bugufi ariko batamenetse. njyewe ntabwo nje kukubwira guca bugufi, ahubwo hanje kukubwira imbaraga y'umwuka wera wo guca bugufi. ndagira ngo nkubwire imbaraga y'umwuka wera wo kwizera, nurangiza uyinjiranemo guca bugufi kumena. ntabwo njye ndi kuvuga guca bugufi birimo kwiyoroshya. kwiyoroshya wuzuye amabi ntacyo bimaze, kwiyoroshya wuzuye kugambana ntacyo bimaze, kwiyoroshya wuzuye ubusambanyi ntacyo bimaze, kwiyoroshya wuzuye amashyari ntacyo bimaze, ahubwo guca bugufi kurimo kumena ibyo byose: inzangano, amashyari, kugambana, gusuzugura abatware, gusuzugura abantu, ubwibone, no gushimishwa n'ibibi biri kuba ku bandi. no paya hari abantu ndi kumva ngo baje kureba, ngo tujye kureba uko byifashwe. ntabwo uko kuririmba muri korari bishobora gutuma Imana ikwishimira, ntabwo kuba uri umuvugabutumwa cyangwa Imana ikuvugiramo cyangwa yarakuvugiyemo ibyo bihagije, ahubwo mena. ndagira ngo dusenge. Uwiteka Mana yera, Uwiteka Mana ikiranuka, wewe waduhaye Kristo nk'umucunguzi, agasiga ubwiza mu ijuru akaza kuducungura. dore nanjye nemeye gusiga umusaraba, yemeye gusiga. aba bantu badukurikiranye bemeye gusiga igihe cyabo bazi imbere yawe. kubwo gusiga Kristo warasize uraducungura, buri wese bitewe n'ibyo yasize. nyemerera kubw'uko gucungurwa, mwuka wera wadusigiye nk'umufasha urangije iyo misiyo, ndagira ngo ngusabe mwuka wera, genderera buri wese, ntihagire n'umwe usigara. iyi mitima uyishenjagure, iyi mitima uyimenagure, umugambi wawe ugerweho. mishoni kubwo kweza, mishoni kubwo gutunganya, misiyo yawe rata papa, misiyo yawe kubwo gutegura umugeni ukiri hano mu isi ubwo impanda itaravuga. ndaguhamagaye mwuka wera, ndaguhamagaye mu bagore, ndaguhamagaye mu bakobwa, ndaguhamagaye mu bagabo, ndaguhamagaye mu basore. nyemerera iyi mishoni yawe igerweho mwuka wera, ritagura ibihome by'umwanzi, senyagura imbaraga z'abarozi, kubita hasi imbaraga z'abiyitirira gukomera, z'abakomejwe n'ubwami satanike. kubw'ibyo bashatse bagezeho, ndamenagura, ndarimbagura mu izina rya Yesu. iki kigirwamana kiri mu kibaya abantu bawe barimo barubararira, ndagisenyesha imbaraga z'umuriro winjiyemo Meshake, Saduraka na Abedenego. umwami aravuga ngo Imana ya Meshake na Saduraka na Abedenego haba ari isengwa. Imana yacu, Imana ya Isiraheli, Imana yumva, Imana ishoboye, Imana Dayizaya haba ari isengwa. Imana iza ikeza umuntu ikamutunganya, ikamuha gutinya icyaha. iyo Mana ituma abantu bahinda umushyitsi, Imana izahoraho haba ari isengwa. ibi bigirwamana ndabirimbura, ndabiritagura, ndamenagura. muriro nutwike, no payizayi. imbaraga z'Imana, abantu bawe nibahembuke, nibakire ubuntu, nibakire gukira, nibakire kubohoka. Imana, izi Mana ndi kubona ndazimenagura, ndasenya, ndarimbura. yewe Uwiteka urakoze. rero iki kibaya nugiharure, iyi nzira niharurike mwami Imana. iyi nyandiko kugira ngo ibashe kwandikwa, iyi mvugo ibashe gutamurura, mwami Yesu urakoze, ndagushimiye. icyubahiro n'ikibi cyawe, amina. kuri mama Chance official, igeno ry'uyu munsi ryari ryo. turakomeje
ugushaka kw'Imana kugira ngo iki gitabo kibumburwe, amahoro umwami Yesu atanga akomeze asage kubaza kuri Mama Chance Official. Ngewe ubwanjye Imana yabanje kunyita kuri iyi shene nkunda amahoro. Ese ukunda amahoro nawe? Rero aya mahoro nagusage mu bigendanye n'Imana igambiriye gukomeza kuvugana natwe mu butumwa yagiye impa buri muri iki gitabo cy'amahishurirwa. Nagiraga ngo mbasezere, bye bye, shalom. Shalom, shalom.